Umudugudu gwa Sebyatsi ndamundu n'umurimo wize kaminuza amashuri 6 yisumbuye ndamundu n'umwe wigeze gwiga 5 ndanumwe yawe 4 ndanumwe basa 3 ndahari ngiye nkambere ndi kwihuta ngiye nize mu kigo cy'abagatulika nize mu kigo cy'abagatulika naje mu mashuri 3 ureto cireho 2 kabiri furo ubonye urwinjira 2000 ndumutse tishene 20 nibo ganye ibidondi 10 by'amazi ibidondi 10 by'amazi guteranyaho ibidondi 5 by'amazi byose hamwe nibidondi bingahe gacumire ku mwami gacumire twicuma mu ruba inoti 10 wateranye zikavamo 10,000 havuyemo inoti z'igihumbi izo noti urazizi. I want problems always. akazi keza mukagumana Nikosha mugarara humwe komera konjakire ndi gushaka muhungu nyine hari ukuntu twaba baduhaye akazi ko kubakisha bura mugezi gwa Sebeye none se urukura ngo ngiye kugukamya ngiye kunywa mugo mugezi ngo umwe nyine wewe nari kumba akazi akazi kono ko nagashobora mbere y'ibyo rero urasabwa iki ati gute amaboko n'imbaraga byose ndabifite ndabifite bikubajije urabanza wumve icyambere kurwumva gukurikiye icyambere kiragira ndashaka umuntu wajya uranyandikira abantu b'abakozi barajya gukora muri Sebeye kuko guri kwangiriza ibikorwa remezo by'akarere ka Rubavu gusa umuntu wamubuze namubuze kandi nguhagaze imbere ni kwandika ari njyewe nawe ninde uri gutanga akazi niweho ariko nyine nawe wanamenya ngo uwo muntu uri gushaka guheta akazi aguhagaze imbere kandi ndagarimo ngo tugende twizana ko bandu oya nimba ko imbere ugomba none ngukubye ngigendera oya nawe ndagwabonye bandi nashaka kuguhereza akazi akavuga ati ngewe mbese ngakapa babakoze abanduza abafundi abayende nabo kwikorera amatafari tukubaka urukuta wa Sebeye Jesus kumva ngabona karagira uti ese uranshakira abantu bize za kaminuza uko umudugudu gwa Sebyatsi ndamundu n'umurimo wize kaminuza amashuri yisumbuye ndamundu n'umwe wigeze gwiga 5 ndanumwe yawe 4 ndanumwe basa 3 ndahari ngiye nkambere ndi kwihuta ngiye nize mu kigo cy'abagatulika nize mu kigo cy'abagatulika naje mu mashuri 3 kuzo ni cya leta ngiye kwandika ndabizi 3 narabwize ngiye kandi ndawundi muntu mwo umudugudu ungana nanjye wiziga mu mashuri 3 ndanumwe uretse ngiyewe bura umukuto namubonye kare ukitugihura ukimbanuka nyitegereza nizira gimana kuko namubonye 3 gisumbuye so kwandika abakozi singandika umuyede ashobora n'ibitiyo byazagera terura cyangwa ngandika umuyede urishuwa neza ko nakazi ko ndi kugwa kuzagashobora simbegeze za Sebeye no kwita ngiye ngakora bavanga nawe urabizi bya leta ndabizi uramuka uramuka ugize icyo wangisha ange no kwandika iki abakozi ukata ubahagarariye none ubwo amafaranga mwaba mumbembye kugira ngo mumenye gutangira ute amafaranga mwagambaye ushaka gufata amafaranga utarakora ariko munakambaye nawo nagafata ariko mbere yuko umuhinzi ajya guhinga aramanza agafata isuka akagenda mu murima yarangiza agafata ibyicaro akicara yarangiza akagenda ngo mumanze mumbe amafaranga bakamanza bayamuha nda kibazo patro umubyeyi ndagaguca mu ijambo ndagimba bishoboka ko umwamba mumbaye amafaranga yewe singenda ari ngombwa ngo niko ndarikomeye yakabye umwana kamba ngewe ahubwo ngewe ndangira handu ngewe natajya gukorera ngo nigi kitadufata amasaga ataducika. Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. Usana ko ndakazi kigikarani ko turi gutanga ngaba niko nuje kucerano uje gusaba akazi kameze utera
Ababyeyi bari bambwiye ngo muri gutanga akazi. Turi gutanga akazi ariko ndagara k'igikarani kandi wowe nzi ko uri umukarani ushaka kandi kazi. Nibyo ngo mu makazi ko kubaka ndi umufundi. Uri umufundi? Yego sha. None se uri umufundi neza uzi ikintu cyo gutaka gutera ikamba? Nzi kubaka byose ndabizi no gupima nivo. Uzi gupima nivo? Uzi gupima metero ukamenya ngo irati hano ngo ni metero ingahe kure zaho? Yose no guteranya ukagabanya urukuta ukamenya ngo rugizwe na santimetero zingahe n'ubujyakuzi n'ubujyagugari. Ibindi ndabizi. Byo turabizi. None nariko ngo mubaza akabazo gatoyi. What it be? Ibidondi 10 by'amazi. Rukumva? Kwa ko tugubuha akazi witwa nde? Nitwa Safari. Witwa Safari. Izina kari ry'abaswahasi. Ya. Witwa Safari. Numero za telefone foto 049 andika vuba 049 amazeru gusa amazeru gusa Naya uyu muntu kwagara ndabwenge bwagira naya angayo si. ni muto yashoboye haguruka bigenda ngende gukorana n'abantu bafite ahazaza bafite ubwenge bafite indakemwe y'intyoza nibo dushaka ngenda bufite. warangije Bamaye na wowe shira ibyo 80 turebe ko twaka witwa nde Mustafa shira 80 kwiyo nimero Ziki. kwinjira mu kandi uzajya gukora 600 bya buri munsi ushira 80 ndarusha tuzakora meza tuzakora meza shira 50 ndakubwira meza tuzakora meza ahubwo sinakwanditse n'uko ndikumva gushaka kubaza meza ngo buretse bitanu ibyo bitanu bijyanira iwanyu ngo buretse cireho 2 kabiri furo mu nyo urwo ngira 2000 ndumutse shira 20 niko ganye 15 na 20 kire wigende buretse boss Safari ndakunyuzamo akarongo kandi ndagungunda umuntu unjusha mu mutwe. ngo nashizeho 17 kubera nibyo nari mfite kuri telefone byose. None si Safari wambwiye ko uzi gupima ibintu byose ko uzi kubipima. None arakubaza gatoya. Ibidondi 10 by'amazi, ibidondi 10 by'amazi. Guteranyaho. Ibidondi 5 by'amazi. Bose hamwe ni bidondi binga. Uri kubishiramo ukabiteranya ugutya ugafata ibidondi ugateranya ibindi bidondi 10 ugateranya ibidondi 5 byose hamwe ni bidondi binga. Ibidondi bingahe? Gacumure ku mwami gacumwe twicuma mu rubavu. Ibidondi 15 uko bari ibindi uko bari guteranya cyangwa utakubaza ndi wana bindi. Sarije nawe ni nduri 15 gacumure ku mwami gacumure ku mukiza gacumwe twicuma mu rubavu. Abo buretse mwere nakazi turi gutanga. ufashe urumva buretse ufashe 10 ugateranyaho 5 mu mibare bibyara 15 kandi ibintu byose iyo turi kubiteranya tugendera ku mibare. Aha rero ndo turi guteranya imibare turi guteranya ibintu biri mu mibare ariko byo bitari imibare turi guteranya amazi na gari ari turi guteranya gitwa ibidondi 15 byavamo ari uko guteranya 10 guteranyaho 5 ni 15 aguru kugenda nisugiye kunyuma akazi ngo ayo mafaranga ibyo bidondi biteranyije byatabiba bikidondi kimwe cy'amazi kuko ndaga amazi gagira kugabarika waretse twateranya tagava ibidondi kimwe batanda akazi karangiza bisubiza no gutahana ndakazi kawe gahaye singa amafaranga yayo komeza uravuga nurangiza urambyutse maza boss wa kuhaya akazi yari yabuze umunaga uteye ndakazi kawe gahaye bantu wagira ngo nta zindi mirimo yabaye yabaye yewe komera muze Mukomere. hano ko ndandoka izari zo kubagara ukabuje hano uje gufata iki Oya da. Mbuye n'umuntu hano hirya. Abanga cyangwa bagara akazi. hari akazi hano igitahire ndakazi gano usa no ko ndaguhehera ihene zihari ndaba ari guhinga Oya, akazi k'ubufundi. kubufundi Ndi umwubatsi. uri umuyede Ndi umuyede. ndetse ko kubesha ngo umufundi Ni gusaza. none si Ako murakomeye. turakomeye nose muzehe ushaka akazi Ndagashaka pe abana banjye bapfuye. nose ushaka ko ari twe tubazura ushaka akazi muzehe rero nimba ushaka akazi yokureba koko nimba uzi ubwenge nimba uzi ikintu cyitwa Akazi ndakazi. ndakuza ubwenge mu bintu byuje gukora ukaba uzi neza no gukora ibintu biri kunyura mu muryo kugenda neza none si muzehe izihe noti 10 zavamo amafaranga 10,000 havuyemo inoti z'igihumbi inoti 10 wateranya zikavamo 10,000 havuyemo inoti z'igihumbi izo noti urazizi
akazi keza kya kibazo cyambajije ndetse we ashaka kugisubiza akangiye mubwira mubaza data nararingiye hano hirya ngo nawe amafaranga ugarigo ari amafaranga ugira se ngo ngenda yazi ngororero umvire mu kabari utahe mvire mu biro utahe niko mvuze mvire mu biro utahe ndavuga ngo mvire mu biro utahe abantu baba batazi n'ibyo bari njye ngomba kwandika abantu bazima bo bandebeye bakavuga ati bano bantu ku buryo bwose akibona azatavuga ati aba bantu kabisa amafaranga ndayaguhereje umugezi gwasibe guzabaho kutuzura kuzabaho gutari kwishagaye ubwo hasigaye ari kisi akandegereza abandi bantu abafunde ndetse abandi kumera sha Usanga ko nta mwasi n'abantu babyaye umukamuri kuza nk'abantu baje guceye abana ndi kubaha akazi ngo ndi umusazi amabuye n'amatafari byose turikorera mushaka ko dukora amatafari n'amabuye none se sha weho kumva ufite ikibazo ushaka akazi ko kwikorera amatafari kugira ngo nemere ko nyine ibintu uzagira buri gukora ari ukuntu ugenda nk'amatafari uzi ikintu cyo bita igitereko bagenda bakora ibitereko ni ukugira ngo wenda uzagira akora igitereko tumenye nimba icyo gitereko cyo wakoze ari icyanya utagishize atari umutwe wawe buriya ushoboye kwikorera amabuye rero nze kubabaza mwabana ngo mbaheze akazi igisake inkoko y'igisake yo mu Rwanda iramutse iteye igi mu mupaka w'u Rwanda na Kongo bijya bigiye gihugu byose byarigama byose byagurute wo hagakana utunagana byose kwagana he hakugenda uzagabirarangni vano genda wongeze kubaza kwaducanye abantu bari kwirukanga kwa ngo nimve neza cyashaka kwirukanga amadafari bari umugezi gwa sebe bari kwirukanga nyine bagiye kugufata ikandi barakwica imbere ari inuze yapfuye imbere ariyo indare yapfuye yijyame yapfuye nyine yishwe n'inzara indari yishwe n'inzara none wowe bari kwiruka wakomeza ukajya kunyura kuri yandari cyangwa wasubira inyuma bakakwica mbwire vuba vuba napfa guhagarara wahagarara aho wakomeza kukwira ndari aba yishwe n'inzara mu biro bimara gusa umugabo mwahaye akazi nyine muri ryagerageza twagiye gukora njye nagiyeyo ndi nk'umufundi iyo nsanga abakozi y'abafata nabi kuko yari ari no kudusaba ruswa njye nanayimuhaye ibihumbi 20 shose nayimuhaye da n'uyu mugenzi wanjye numve mbwire rata mbona nagiye naje abandana bende gutaka kwinduza k'igifundi naje bazaderusa oh shit birashoboka se uriya mugabo wajya hano umuntu akurusha koko ariko byose n'amasima yagurisha ibindi bigomba kujya ku murongo nanjye sinaba nzi ko mutari kumubeshya aka kantu twamukoresha igerageza tugende tumushaka tujye kumureba upfa gusaba imirimo nd'amafaranga bazanye bazanye hano upfa gutanga imirimo no gusubira mu dosiye Ndugu tirasi uheruka kujya kuwa kangahe? ninjye gushaka akazi nanjye k'igifundi Igifundi? nishimye ngo umuntu gutanga akazi umuntu umeze ngo gutyo wenda kwipfira abantu akazi k'igifundi akagashobora bose nagashobora nuko wagashobora umeze gutyo nyine yagwaye imbisi cyane yawe cyane ufite 100 mu wandike niba igendo byose igihe cyose ugigerageza ni byiza bose ni wewe Bosi ni wewe ndio bosi mende kukugisha wana mende mtakutana amafaranga jaga ngo kupureba mana we Yesu nakugerageje aba bose barana batuza banje bose tuzaba ni umusaza nagucaga n'amafaranga nkamwima n'akazi nawe ari umukozi wawe nawe namuciye 20 ari umukozi Oh my god. Oh my god. tutiriwe turiva mu bintu by'amagambo bakagerageza utakibishoboye
tugiye gusabira igihano cya burundu cyo gufunga n'urufunguzo akarujugunya muri fose